isi karande kandi si n'umurage n'umugabane wagabanya ibyago bikokame burya Imana ikiza urubwa ayo warize wayahozwa burya Imana ikiza urubwa ayo warize wayahozwa hari igihe uba mu kigerageza gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya hehe bakakuvuga wongorerana ngo ntibucya ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya ari umupasiteri umwe ahamagara arambwira ngo uriya Michel ashobora kuba afite abadayimoni ngo nzakujyana gusengera wese wumva ufite abadayimoni koko cyangwa numva ntabwo mfite nta dayimoni ufite ubwo si yo myaka 20 kayi myinshi gwenda ntibyaba ari byo oya kayi ngako Imana ndayemera yego Imana ndayemera nzi ko inaboneka ikagaragara mu bikorwa byayo yego n'ubu ibi ubufasha ndi kubona ni Imana kuba ngene ndayisenga njya kuri ndayisenga nabwo nkanayisenga ko mu mutima wanjye starwera iki sinya abantu ngomeretse oya nta kibazo najya abantu bankondana cyangwa bankritika jewe na kwaga tujya ngewe navukiye mu ntara yego nareba abantu bajya gusenga ku cyumweru aribwo bakora ibyaha byinshi ariko rije nibaza ufite urusinyo wasengeragamo wambwiye ko wanikaga n'inzandiko sibyo warahanuraga yego urusengero wasengeragamo ni iki bagufashije ntago ari uko nari imeze najyaga nigurira nk'igitenge cy'ibihumbi 20 yego nkigura nk'ikibihumbi 10 nanjye najya ngenda nk'abandi nkabona ndagusa neza yego niyo mpamvu rero ntaniguranaga kubera ko nanjye nabaga icyo nambaye ari cyo nabo bambaye ntago mu rukora ibyo bintu bibamo hari ababikora ariko njye ntago mbazi nawe wakubura amaso ukaburaho kunyura ariko Imana igutabaye twaragusengeye cyane uzaza ryari Yesu ntuzanyine intambara Yesu Yesu yewe banshakishije nyine muri karitsiye aho nabaga warabonye aho uba wari warabonye aho uba oya narabaga hanze ariko nyine yewe nari nemeye kumufasha pe nkamuhaba areba uko bimeze nkamuha n'igishoro akajya mu isoko agakora jyaho nkorera ni hafi y'isoko ariko ikibazo ntago watunga umuntu udafite icyo nani nimero yanyu ibaruye kuri ndi mwoherereza ajye nko ku kagari abanza ashaka ikintu mumushakira icyanjye hanyuma ajye nko ku kagari agende amaza dekara Manawe uzandemera ikibemeza manawe uzandemera ikibemeza hayiwe uzandemera ikibemeza hayiwe manawe uzandemera ikibemeza hayiwe manawe uzandemera ikibemeza manawe uzandemera ikibemeza ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo bamere ayiwe nzajyani mukayi ukwihora imenye ibyo byose bikubinga ifite umutima w'urukundo ajya ndindira muri byo byose buri musaza ajya mimbara
iryo ni isezerano buri munsi buri munsi azajya mpimbaraga iryo ni isezerano jya ukomeza ujya ufasha mana yanjye ukomeza ujya ufasha utaramire neza icyo mbwira ifite umutima w'urukundo ajya ndindira muri byo byo ayiwe buri munsi azajyamo imbaraga iryo ni isezerano yampaye buri munsi kandi isi ni umurage kubaho n'abisi karande kandi isi ni umurage si umugabane nagabanye ngo ibyago binyukame ayiwe ibigeragezo si karande kandi isi ni umurage kubaho n'abisi karande kandi isi ni umurage ni umugabane wagabanye ngo ibyago bikokame burya Imana ikiza urubwa ayo warize wayahozwa burya Imana ikiza urubwa ayo warize wayahozwa hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya hehe bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya iyo uri mu bibazo abantu ntibakuvugisha baraterana bakavuga kuri ikibazo nawe wakubura amaso ukabura aho kunyura ariko Imana igutabaye twaragusengeye cyane uzaza ryari Yesu ntuzanire intambara ishimwe Imana ihimbazwe urakoze tuguha icyubahiro amen rero nk'uko mubibona tuhari tunezerewe twishimye kuvuga ngo aba ntabwo mwari mubazi bose aba bose twakoranye ikiganiro rero kuko bose nabakoresheje ikiganiro impamvu nahamagaye bose ni ukuvuga ngo hari abantu bifuje kubaha akazi ndavanka mbateranye koko nimba bose twarakoranye bakaba babonye akazi reka tuze dushimire Imana dushimire n'umuntu wese witanze ku bwabo akabasha kubaha ubufasha byaba amafaranga yaba n'ubufasha bwo kuba babona akazi rero abantu bose bazi ko baduhamagaye babihanganishije bose turabashimiye by'umwihariko umuntu abantu babahaye akazi nabo turabashimiye amen niyo mpamvu twateranye kugira ngo twishimire ibi byiza kuko bano bantu iyo tutajya kubareba ntabwo ubwo bufasha bari kububona amen none Imana yabatabaye rero babashije kuba babona akazi amen uri gikira ubwira mama mama ndashimye ko Imana yamukoze ku mutima akaba abashije kuba yaguhamagara yarabonye ukuntu mbabaye nanjye muri uko kubyina kwanjye yego naya mashimwe hanze ku Mana yego kubera ko yankoreyeho umugisha kubera ko yankoreyeho umugisha yego icyo kintu nashimaho Imana kandi nayo Imana igikomeza imufashe imuha n'imbaraga zo kunesha kandi imuhe n'imbaraga zo gukomeza urukundo yabashije kungirira Oliva rero abantu babonye amarira yawe babonye agahinda ufite bakugirira icyizere babona ko nubwo ukora uriya mwuga w'uburaya
kandi uko batubwira Olive ko mumubona muri atahinduka Olive uriya mwuga yawugiyemo kubera imibereho trauma yabuze ababyeyi akiri mutoya nta babyeyi baziye byose byarakubitanye bikubitana famille yagiye abamo zitamubereye ifura byose birahurira na Olive yisanga muri ya mwuga agiye kugira ahura n'urushako rubi siko twabyita yego tukabita urushako rubi byose birahurirana ntirwamuhira yisanga mu mwuga w'uburaya ariko mu by'ukuri uri abona gufite icyizere ko wahinduka njye najyaga njya gusenga ari umukozi w'Imana nkajya mpanura narasengaga urahanuraga nandikaga n'amandiko hane gihe mbyiniriza Imana nkabona birongeye biragarutse yego najya no gusenga bikaza bakanga kunzimya bakavuga ati Imana iracyakurimo nushaka uvuge iby'abantu abantu rero babona ko Olive yahinduka bajye muri comment koko murabona Olive yahinduka ori ngiye kintu nkwisebe ni kimwe uzambare ucyumve kandi ukigendereho sibyo yego inzoga uzazireke yego ubundi ukunda abantu usenge sibyo yego Imana itazawukorera ni ukuri kaduha ijambo Michel nawe ashimiye uriya muntu ngo nashaka ibyangombwa mu hakazi amen nanjye ndashima first one nshimye Remy twize ku kigo kimwe akaba yabashije ashaka kumuza n'uwo muntu ndamushimiye ko nawe buriya yabaye inzira yo kuyangere ku ngo uwo rero nawe wakaba nshaka ibyangombwa mbizane ndamushimiye nkamwizeza ko nza akazi ke nzagakora neza atazicuza impamvu yakampaye nzatanga umusaruro uko bishobotse nkoresheje imbaraga zanjye zose n'ubwenge bwanjye yego ese ya mafaranga twaguhaye ubushize byaba byaragenze biti inzu barayibonye byagenze biti inzu narayibonye yego inzu narayibonye n'uwo mugenzi wanjye nawe yahanyuze abonye ahomba andi mpahamo utuntu two kurya n'utw'isuku gutyo nk'umuntu ugistatinga life yego ubu ikintu utarabona ni igihe kubona kugira nyine ibintu bigende neza matera ntayo urabona matera ntayo ndabona ukeneye matera amashuka wenda nayo niyaranjije yego iki nkeneye ni matera nicyo special nkeneye rero hari umuntu nuba ari muri Canada atubwiye ko ari buze kugira icyo akora sibyo yego Olive rero nawe shimira umuntu waguhaye ubufasha nawe ari muri Canada ndamushimiye Imana yo mu ijuru ijya imuha gukora kandi muhe ubwenge bwo kongera kugira ikintu azajya amarira abandi nk'uko nanjye yankoreyeho umugisha bamwita Damuru Imana yo mu ijuru Damuru imuha umugisha kandi ajya awuhorana nubwo ntamuhaye ubwenge bwo mu mutwe ariko muhaye umugisha kubera ko nanjye yagiriye ikintu amarira Imana ibyumve mu gihugu cyo mu ijuru n'abantu babibone ko namushimiye uyu munsi rero muriyumva gute urebye ahantu nababonye urebye ahantu nababonye sibyo mwari muzi ko iyi saha y'Imana izagera kuba mwabona akazi nk'ubu ngubu nizeye ko icyo kurya kiri kuboneka sibyo mwe mwizeye ko muzongera kubona icyo kurya muzongera kuba musa neza mufite icyizere njye numvaga ko ntarya ngo mpage ariko nsigaye muri iyi minsi mpaga nicyo nabashimira abanyarwanda ntabwo najyaga njye mpaga
ariko ndi gushimira abanyarwanda bankoreyeho umugisha ubu ndimo ndarya nkahaga. Karame bimeze biti wumva ajya kizajya ukongera kamera neza. Icyizere cyari gikeya cyari gikeya ntago nzi ko bizapfa kwemera ariko nkuko nabibabwiye mu gihe cyashize nababwiye ngo umutwaro nane nikoreye wibuye ibuye niremere ri kugenda rimanye ko rivaho tuvungo hari tuvungo tugenda tuvaho tuvungo tugenda tuvaho namba nabwira ngo nabo bane nimba rya rifite ibiro 100 havuye 20 ariko noneho 20 noneho hamaze kuvaho 40 kumukubira 100 rya rifite yego ri kugenda bigabanuka ndishimye mbega muri makeya. Bwira abanyarwanda impamvu utagiye muri kakazi k'Urubavu. Impamvu ntagiye mu kazi k'Urubavu. Yego. Impamvu ntagiye mu kazi k'Urubavu ni akazi ko mu ifamu kandi ntago nzi uburyo bwo gukenura amatungo. Amatungo y'abandi nshaka kubona kuzayafata nabi bikazanteranya n'umukoresha. Yego. Ubwo niyo mpamvu utagiyeyo. Niyo mpamvu ntagiyeyo. Kuki uvuye ko kuyafata nabi? Kubera ko nta buhanga mbifitemo. Yego. Muri make ushaka ibijyanye na domaine. Nshaka ibijyanye na domaine. Hago iby'amatungo nabishobora nabambeshye. Okay. Twizeye ko kari akazi ari domaine yawe. Ntago bari bakambwira nibaza kukambwira ndagerageza ariko pfa ko atari mu matungo pfa ko atari mu matungo kandi hose wakora. Rega muri iki gihe se ngomba ngo ukora ibyo wize gusa. Ndabizi ariko wanze ku inka wenda iyo ugiye mu nka ushaka kubagiye inka ebyiri nawe ukaba inka ya gatatu. ubwo urabyivugiye uranze kuba inka ya gatatu. Uranze kuba inka ya gatatu nari kuzashiduka nabiye cyangwa nkamera amahembe nkazo wabiye. Rero mana yanjye mana ishobora byose nukwi umuntu wese uri kugira icyo akora kuri bano uno mugabo n'uno mudamu Oliva shiti hari nabambwiye ngo ukwezi ni gushira bakoreye imishahara nabo bazaguha kudufaranga nabo turabategereje sibyo. Oliva rero jewe ingeso y'uburaye nizeye ko utazongera kwisubiramo. Ntago nzongera. Ubu se ndushaka icyangombwa cyo ntago uzajya mu Bugesera. Nura rukibonye. Oye ejo nzafura. Iyo uzafura ejo nzirirwa nitunganya utwenda mfite dukeya. Yego. Ubundi uhite ejo bundi ngeyo. Ejo bundi ugeyo. Yego. Ntuzankoze isoni. Ntago nzaguteza abantu. Ntago nzigera nkuteza abantu. Ntuzankoze isoni bishe. Nawe rero ntuzankoze isoni. Yego nkuko nabibabwiye ngewe nzi ko nzatanga umusaruro. So wenda ako akazi ntari nakamenya icyo nasabaho nimba ari akazi gasaba kubanza kwigishwa wenda bazabanze banyigishe ariko ntago bizatwara igihe kirekire gufata mu mutwe. Ndi tayari wo gufata mu mutwe vuba ibyo bakoze nanjye nkabana nabikora umusaruro ndumva nzawutanga. Yego. 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 Ndabashimiye rero. Urabashimiye. Buri wese uguha akazi uguha support. Mama za support nifuzaga ko arenye ndikora ko ziri kugenda ziza. Nasabye support y'ibitekerezo, support yo kumba hafi, support y'akazi, support ya materials, support ya materials na materials urabona ko ari kiri guhinduka. N'uwambonye abona ko ari gihinduka kandi nanone no kumba hafi hari abantu bamba hafi ariho baguhamagara n'abahamagara abaturanyi
bakambaza byagenze bite gute bakababwira bakandema agatima hari ibitekerezo nabo hari ababimpa kambwira kora uku nguku kora uku muri no minsi support nasabye ziri kugenda zinabona nayo byo ngiye gusubiramo ryawe riri kugenda rigabanuka ryari rindemereye riri kugenda rigabanuka. Ubushize nene nakoze ikiganiro ndavanti abanyarwanda nta rukundo bakigira ariko mu by'ukuri pe abantu baduhamagara batubwira abagabo bihangane abantu baduhamagare batubwira ngo ukwezi n'ugushira tuzabohereza akantu uze kumvugisha mukandi ndaguha amafaranga nukuri tubashimire naje kubona ko hano hanze hari abantu bafite umutima wo gufasha barahari pe hari bafite umutima wa kimuntu hari umuntu ubona video yawe kava bigahita bimukora ku mutima urumva rero ndumva icyo usigaje kugura ni matera yego n'iki kindi ibyo oya ni bikeya ntago bihagije naho urumva umuntu ukinjira ugitangira brand nkaho natangiriye ubuzima kuri na telefone sindayibona natangira ubuzima kuri zero niyo mpamvu ntakubwira ngo ndihagije ntago nari nihaza ariko uko byamera kose hari aho navuye hari naho ndi kujya nubibona nabona ko ari itandukaniro ntago sorry nubibona nabona ko ari itandukaniro ntese nakubwiye ngo nubwo naraye ku ikarita ko none naraye ndi mu nzu ndashyuha ibusaraye ku ikarita nawe ariko ntambehoye nyishe se mpamvu se waje kumuhamagara ngo ndacyaryamye byari ibyishimo ibyishimo byagusabye yego uraye mu nzu washyushye yego kumana we urakora rwose turashimye usimagendera amateka birashoboka birakunda ntago bishoboka birakunda yego muri Yesu biremera ariko ndibaza amafaranga uzahembwa bwa mbere uzagura iki amafaranga nzahembwa bwa mbere ingamba ufite nizihe numara kubona akazi niko ndimo ndakubaza amafaranga uzahembwa bwa mbere uzayagura iki amafaranga nzahembwa bwa mbere nizihe ngamba ufite kugira ngo sibyo ejo n'ejo bundi utakomeza nawe akazi gashobora guhagarara sibyo kutazongera kwisanga muri ubu buzima yego ingamba ufite nizihe ziri rongetani cyangwa z'umushahara w'ukwezi nuramuko ukwezi kwa mbere cyangwa pororonjomo icyo mfiteho nimbona sinzi tuvuge ngo nk'ibihumbi 200 wenda mpembwa nk'ibihumbi 200 uko ndi kubyumva nazajya ngewe ubwanjye nkoresha wenda nk'ijana urumva noneho mfite nubwo tutakibana ariko mfite umwana nawe ufite unkeneyeho ubufasha nk'umuntu wamuzanye ku isi nawe wenda nawe nkamugana nka 30 narangiza ngasevinga 70 nuko numva amafaranga uzasevinga uzamaza iki amafaranga nzasevinga icyo nzayamaza ni amafaranga urabona ko imyaka nayo ni akagabo ayo mafaranga nzayakoresha igihe nta mbaraga nzaba ngifite zo gukora cyangwa se ikindi nakubwiye ko nabyaye mfite umwana amafaranga azafasha umwana kugira ngo yige nawe cyangwa ikindi kintu yakenera ku muntu nk'umubyeyi mbe ntakimuha nicyo numva amafaranga yagakoze ubu ndimo ndakoze utubazo kugira ngo abantu bakeke yuko ngo waba waranyifashe ibiyobyabwenge sibyo kumve ko ufite umutwe hazima yego ni ukuvuga ngo uhembwa 200 sibyo mpembwa 200 ijana narikoresha ibyo naba nkeneye mu rugo yego ubwo nuvuga ngo ni 50% y'umushahara wanjye nayikoresheje ibyo nankeneye mu rugo urumva noneho
andi 30 reba muri kamera andi 30 nkayaha umwana wanjye kwa kundi nimba akeneye ikayi akeneye school feeding cyangwa school fees nkayimuha nkayimuha noneho 70 byo byaba ari ndakorwaho byaba ari saving iri na boruke kugira ngo ninajya kugira ikibazo nk'icyo nawe nacyo ntazongera kubaho gutya cyangwa se uwo mwana wanjye akazabaho nabi nicyo nzabanya savingi nzi kuzasevinga uvuga ati wenda nzaguramo akabanza nubake ntabwo ariko ntabwo umushahara w'ukwezi kumwe ntabwo ari wahita uguramo ikibanza nanjye na sevinze bya 70 sibyo bikaba nk'umwaka cyangwa nk'ibiri urumva ko radi kakabanza nakagura ariko ntabwo navuga ngo ubu munsi na 200,000 ngo ndetse mfana 70 ngiye kugura ikibanza nose byashoboka naga cyavamo Olive noneho we namukonye umushahara w'ukwezi ariko wowe bavuze ko uzajya wikorera sibyo bavuze ko abazaguyishora ukajya wikorera sibyo ni umubyeyi rwose Imana imuhumugisha yavuze ko agiye kumuha festival ahantu ho kuba narangiza amuhe icyo kwambara icyo kurya narangiza amuhe n'icyo kurya muri ivyo kintu nuramukuba icyo gukora sibyo uzabigenza ute kugira ngo nawe utazongera kwisanga muri ubu buzima igishoro azampa bwa mbere mu nyungu nzaba nakoreyemo nzabanza ntangemo icyambere cya 10 yego mu rusengero nicyo kintu nzabanza nkakora yego ubundi ibindi byose nkajya no kwirebera abana banjye nta kindi yurira muri kamera uzajya kwibera abana bawe bwa mbere nzatanga 10 cy'amaturo bwa kabiri wenda njye kureba abana banje uko baba bameze yego nicyo kintu nzabanza gukora ese ubaheruka ryari hari igihe bajya baza nyine nkabahinda kugira ngo batareba ubuzima ndimo ariko barahari baraza ukabahinda ndabahinda kugira ngo batareba ubuzima ndimo kugira ngo abana banjye batazajya bari no mu ishuri bagatekereza njyewe ntibamenye ubwenge bwo mu ishuri koko se ko abantu bajya bavuga muri comment ngo Olive yahinduka koko bwiza ukuri abanyarwanda kuzahinduka utazongera gusubira muri uwo mwuga utazongera kunywa inzoga nzahinduka we ndizera ko nzahinduka kandi bindimo bikurimo ntabwo uzongera kunywa inzoga ntabwo nzongera ntuzongera gukora umwuga w'uburaya ntabwo nzongera kumbaho ugiye kwiba ku rusengero ugiye kwisengera nzajya gusenga ese Michel wowe ujya usenga nta rusengero especially ngo mbamo cyangwa idini ariko nemera Imana ko ari umuremyi nemera Imana kishobora byose ariko sinavuga ngo hari urusengero n'urunguru hoya icyo namwe nuko ngomba kubaha Imana narabatijwe ndimo ndakubaza wemera ko Imana ibaho yego sibyo ariko urambwiye ngo ngo nta rusengero ugira urusengero rwo ntarwo ngira kubera ntabwo wabatijwe narabatijwe wabatijwe he nabatijwe mu Katolika yashize imyaka 20 ntajyamo Merukayo kubona ibyarira urubo hashize imyaka 20 imyaka 20 yashize pe utaye gusenga Yesu urubo dakeneye gusengerwa umva bikenewe hari abantu hari umupasiteri mwahamagara ambwira ngo uriya Michel ashaka afite abadayimoni ngo zakujyana gusengera yego wese umva ufite abadayimoni koko cyangwa numva ntabwo mfite nta dayimoni ufite ubwo si yo myaka 20 kayi nyinshi gwenda ntibyaba ari byo oya kari ngako Imana ndayemera yego Imana ndayemera nzi ko inaboneka ikagaragarira mu bikorwa byayo yego
n'ubu ngubu ubu bufasha ndi kubona ni imana kuba ngene ndayisenga njya kuryama ndayisenga nabivuga nkanayisenga ariko mu mutima wanjye sitari kuvuga ngo ni mu rusengero. Ni cyakubije kujya mu rusengero muri iyo myaka 20 kuko ndibuka ko bavuze ko rumaza umwaka nta kazi ufite. Urumva igihe waranigishaga sibyo imyaka 20 urumeze neza wenda kabitekereza kutiye bangoreka njye gusenga wenda ufata umunsi umwe dimanche ujye gusenga uragize Imana. Singire abantu nkomeretsa yego cyangwa ntera amabuye naje njyewe kujya mu rusengero nze mbona atari byo kubera iki singira abantu nkomeretsa oya nta kibazo nagira abantu bankondana cyangwa bankritika njyewe twayaga tujya njyewe navukiye mu ntara yego nareba abantu bajya gusenga ku cyumweru aribwo bakora ibyaha byinshi yego ako kari mpita numva ndavyanze abantu turabeshya ngo tugiye gusenga ariko kujya kwikora ibyaha ndangije mbona ntago mbirimo neza. Uvuga ngo bajya gusenga dimanche wasanze aribo bakoraga ibyaha byinshi. Bakoraga ibyaha. Niyo birangiye wumva utajya mu rusengero. Numva ntagomba kujyayo. Ese kangwa nk'urugero. Yego. Nk'urubyiruko. Wanda bakuru simbizi neza mu iyo myaka. Nk'urubyiruko. Yego. Ku cyumweru niho wabaga ari umunsi wabo urubyiruko kuba bagira ingeso mbi bajyamo. Rero numva ndabyanze ndavuga se ngewe ubwo ngo mu ntara urubyiruko dimanche nibwo rugira gutejya mu ngeso mbi bituma wumva utajya gusenga. Bituma numva ntajyayo ariko ubwo nta muntu wakubabaje wenda mu rusengero urumva bakore n'ibibazo. Oya umuntu wambabaje ubonye ibyo bakora. Nabonye ibyo bakora numva sinzi ukuntu bimeze. Ukavunda uri umukene urumva n'urugero uyambariye nabi ukagenda umuntu akabara gusetsa mu rusengero cyangwa bakakuryanira inzara urumva cyo nacyo gishaka gutuma ugira ukuntu bitekereza cyane. Mbere navuga ibyo biboro ko wayaga mu ngeso mbi especially ku Sunday. Aho ibyo rero byatumye numva mu rusengero nsa naho ngenda mahaga uhacika. Urumva ariko se iyo muri iyo myaka 20 nizere ko wenda uravuze ngo wambaye nabi sibyo ariko muri iyo myaka numva wagufite imyenda wenda. Yego nk'indoro ifite nari nyifite ariko icyakuje kujya n'ibikorwa ubona abantu basenga muri ku cyumweru bakora ngo ukumva nk'urugero ngo umwana wa kanaka ngo bamurogiye mu rusengero. Yesu we byose bibaho. Ubwo se aho hantu urumva bapfa kujya gusubirayo umutekinzo wawe watekerezaho. Ahibaza ngaho giye ikintu bwira abantu bajya mu rusengero bajyanye uburozi. Giye ikintu bwira abanyarwanda bajya mu rusengero bajyanye uburozi. Ikintu nababwira ngo bisubireho iyo ngeso mbi bayireke. Kuko umuntu yaremwe n'Imana nibigomba kujya ikamwihamagara ikamwijyanira wivutse umuntu ubuzima bwe nuko mbyumva. Kabisa abantu bajya mu rusengero bajya kurogana mu rusengero rwose kurogana mu rusengero kujya kureba kanaka especially nawe nagiye umuntu nkondana mwebwe igitsina gore cyane ngo agatenge yambaye kujya kujora mugenzi wawe ngo dore ibikweto yambaye ngo dore igishati yambaye. Ibyo nibyo nanga cyane. N'abagore babikora gusa kandi ubwo abagabo ntabwo babikora bo especially n'abagabo barabikora ariko especially nimwe bw'abagore niyo bareba ati umuntu yambaye nabi cye yambaye neza. Aho ni mu Katolika Maroko muheze mikoro nawe Maroko ese nabyo ngibyo barabireba baravuga ati umuntu yaje yambaye nabi.
ibyo njye ntabwo mbasha kubireba kubera ko icyo mba nagiye gushaka ndi bukibone ntabwo ibyo nabireba. ariko njye nibaza wari ufite urusengero wasengeragamo wambwiye ko wandikaga n'inzandiko sibyo warahanuraga. Yego. urusengero wasengeragamo ni iki bagufashije? njye nta kintu urabona icyo gihe njya gusenga nabaga nanjye nifashije ntabwo nabaga meze gutya. Yego. nabaga n'umuntu wakwigurira icyo gitenge cy'ibihumbi 15 cyangwa nkaba nagura igitenge cy'ibihumbi 20. uvuga cyane. ntabwo ari uko nari imeze, najyaga nigurira nk'igitenge cy'ibihumbi 20. Yego. nkigura nk'ik'ibihumbi 10. nanjye najya ngenda nk'abandi nkabona ndagusa neza. Yego. niyo mpamvu rero ntaniguranaga. kubera ko nanjye nabaga icyo nambaye ari cyo nabo bambaye. ntabwo mu barokora ibyo bintu bibamo? hari ababikora ariko njye ntabwo mbazi. Okay. rero Banyarwanda rero nkuko mwatubonye hano kuri screen zanyu ni ukuvuga ngo umuntu ashaka kubafasha yabona kuri iyo nimero. ubufasha bukomeje. ufasha ntago nyizi mu mutwe ni 0720 13 681 079 20 13 681. usibye ko tuza kuyishyira hasi bakaza kuyibona. ni ukuri reka tubashimire cyane, mwarakoze kandi mukomeze mukore mwitange bano bantu tubahindura ubuzima sibyo ngo nawe shimira abantu. ndabashimye ibyo bari gukora biranshimishije. nabwiye ngo ibuye riri kugenda rigabanuka, muzigo nini kore kugabanuka, ndi kuruhurwa kandi Imana nawe ko navuze Imana ikomeze ibakubire aho baba abakuye. Yego. kandi nkababwira ngo nago inkunga ntabwo ari ibifatika gusa, n'ibitekerezo n'ibitekerezo ukanyegera ukamba hafi nibyo ntabwo nkuvuga ngo n'ibitekerezo ndabikeneye, sinkeneye ibifatika gusa, n'ibitekerezo ndabikeneye. batazajya bana ngo umuntu bari gupagasa oya, njye n'ibitekerezo ndabikeneye pe. Oliva nawe agiye icyo abwira Abanyarwanda. Abanyarwanda ngomba kubashimira kubera ko hari aho bamvanye. Yego. ubu ngubu ndumva mfite icyizere cy'uko n'ibindi Imana izajya igenda ibakoresha kandi izajya igenda ibikora gake gake. icyo kintu nabashimira. reka rero tubashimire cyane, turabakunda, abantu mukomeje kwitanga, Imana ikomeze ikure isubize aho mwakuye sibyo. nakagaruka rero turabakunda cyane.